Hello guys, ibisanzwe ni bikora Imana. Ese nawe ujya wibaza ukuntu abantu bakorera amafaranga bakoresheje Telegram? Icyo kibazo nawe ujya ukibaza? Cyangwa se ujya ubyumva? Ujya wumva abantu bavuga ko bakorera amafaranga kuri Telegram, mbese ukumva mbese nawe ugize ukuntu wabimenya, ariko ukaba warabuze ukuntu wagenze wabimenya. Ukamenya ni uko bagenze uko bakorera amafaranga bakoresheje Telegram. Telegram nk'ibisanzwe nta application isanzwe n'izindi, iyo bagomba mbese igufasha kwa mbese wahura n'abandi ukaba waganira ku buryo nk'abantu runaka mukamwaca atabisanzwe. Ariko hari uburyo Telegram yasizeho ku bantu bagenze bayikoresha ku buryo binjiza amafaranga ku bantu bamaze igihe bayikoresha cyangwa bayimenyereye, binjiza amafaranga atagira ingano. Nta gishoro basabye, ikintu we bigusaba nuko ufite ibihumbi byawe 20 nicyo gishoro cyonyine gusa. Ubundi ugakorera amafaranga, ayo mafaranga bari kuri konte ku buryo uyabikuza igihe ushakiye, umunsi igihe ushakiye, mbese niwe ugomba kubugenze uyamanaginga. Ese nawe ujya wibaza icyo kibazo ukavuga ati cyangwa ukumva ushaka nawe waganze wakorera amafaranga nawe bitagusabye kuva aho ngaho uri, nta kindi kintu bigusabye. Muri iyi video ikintu biragusaba kuba ufite ibihumbi 20 gusa byonyine ukabibitsa kuri iyo account. We ikintu ndagusaba ni gukurikirana iyi video kugeza ku musozo, kugeza irangiye, kuko umuntu turi burebane iyi video kugeza irangiye araba afite ubushobozi bwo kuba yaganze yakwikorera business imeze nk'iyi ngiye kukwereka. Naza kukwereka uburyo uri gukorera amafaranga mbese kugeza ku munota no kugeza uyabikuje. Wowe ikintu ndagusaba ukurikirane akantu, kandi nubona hari utari kubona neza usubize inyuma witonze buhoro, nta kibazo, nta kintu kiraba kiri kukwirukanse, tujyane intambwe ku ntambwe. Ikintu biragusaba ni telefone yawe n'igishoro cy'ibihumbi 20 byonyine. Ibisanzwe n'ibikora Imana, reka dutangire. So nkuko nari maze kubivuga, iyi ni business ishobora kuba yagenze yaguhindura ubuzima. Ikintu urakora, uraza hano kuri Play Store yawe, uze hano uyifungure Play Store yawe, uze uyifungure, numara kuyifungura uze hano muri research wandike mu ijambo Telegram niwibagirwe gushyiraho kano ka X k'inyuma, uraza ushyire wandike Telegram ushyiraho kano ka X k'inyuma, maze ukore research. Noneho nutabona iyi Telegram imeze gutya yanditseho X, yeke ni ingi iri mu ibara rigiye kugenze, iyi ngi iri mu ibara rigiye gusa umukara. Noneho uraza hano ugenze usanga handitse update, ugenze uwakore mbese uya updating, niba usanga handitse update, niba usanga handitse installing mbese ije muri telefone yawe. Noneho utegereza akanya gato cyane mbese igere muri telefone yawe, mbese uyifungure bisanzwe. Mwibutsa ko iyi ni business ishobora kuyagutse mbese yagukiza mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya. Urategereza igere muri telefone, bitanode ngegere muri telefone. None ngiye kubana narayifunguye, nawe uragamse uyifungure ushyiremo nimero yawe, ndaza kubereka uburyo ushobora kubagenze wafungura Telegram ukinjira. Nuko nanjye nsanzwe mwifite hataza open, nawe haraza open. Noneho ugenze mbese ukore hano kuri open, tegereza gato cyane ibanze igeremo neza, urategereza ibanze igeremo neza, tegereza akanya gato. Noneho nimara gufunguka gutya hano haje open, iri jambo ryaje open. Ikintu urakora, uraza hano uze ukande hano kuri open wifungure. Wowe niba mbese urahita ukimara kwakora gutya gusaba gushyiramo igihugu na nimero, uzugenze uzishyiremo. Noneho uje urangiza ukore hano kuri open, uhingukira aho ngaho kuzuzamo igihugu mbese na nimero yawe ushaka gukoresha kuri Telegram. Noneho numara kuyifungura gutya, urabona yuko wenda ngiye narayifunguye nasanzwe yifite, we nawe urayifungura ku buryo ugera hano kuri chat. Noneho uraza hano urebe uyu mwarimu, uyu niwe mwarimu ugenze udufasha gukora akazi ka buri munsi, adufasha gukora akazi ka buri munsi. Uraza ukamwandikira ukamubwira ati ko nshaka gukora akazi ka buri munsi, warangiza ugafata screenshot yusoje akazi, aza screenshot ukayihereza iyi groupe yo hejuru, warangiza na mwarimu ukagamuse ukayimuhereza. Nze ngande kuri mwarimu, noneho ngeze mwandikire, ndaza hano mwandikire, mwandikire mwite shaka gukora akazi k'uyu munsi. None ndangiza ngeze mwandikire mwoherereza. Urabona uko mwandike shaka gukora akazi k'umunsi. Nkuko uri kubireba hano hejuru, urabona mbese n'amategeko agenze ahari. We niba ushaka kwinjira muri business, igishoro usabwa ni 20 byonyine. Iyi business irizewe 100%. Ushakeho amakuru, urabona yuko nange nyikora kuko ngiye kuyikora, uri kureba neza cyane, mwerekana amafaranga uko ndi kuyinjiza, nta kibazo. Urategereza mwarimu agusubize, uramutegereza. So nkuko wagumye kugenze gutegereza, uragutegereze. Noneho ugenze adusubiza, urabona ko namwe mbwiye ko nshaka kugenze gukora akazi, mwagira ngo ngandika hero. None dore ko yansubije yambwiye ati nakinguye umurimo w'uyu munsi kuri wowe, nyamuneka injira kuri konti yawe ya DNC kugira ngo urangize inshingano. Nyuma yo kurangiza inshingano, nyamuneka unyohereze inshingano y'umurimo wawe urangiye. Murabibona neza cyane, neza kubibona neza cyane. Turaza dusubira inyuma. Noneho subira inyuma gutya, numara gusubira inyuma uraza hano, urabona ko tuba dufite link, babagwaye link yo gukoreraho akazi mu buzima busanzwe. Wikanze utabanje kuza kugusaba mwarimu, ntabwo mbese bira tugiye gukora byakwemera. Uraza ukandi hano uze ufungure yino link. Iyi link urabona ko iri muri telefone, nyifungure gutya, ntegereze makanya gato cyane. Nimara gutegeza makanya gato cyane, ndahingukira hano yari ukiri mushyashya mbese ariko winjiye hano. Urabona hano hejuru, urabona hano handitse ngo akamenyetso ko guteranya 250. Nizere kuri kwabona neza, hano hari akamenyetso ko guteranya 250. Niho uzuza nimero mbese nibwo nse ufungura, aho ugashyiramo password ukongera ukayikonfirma, noneho ugatushyiramo request, ugatukana hano kuri request kuri kano kajambo ko hasi ukomeza kumuhondo ukagakanda. None ko nsanzwe ifite ndakanda kuri log, mbese ndinjira hano ko hasi, noneho ugenze ukanda kuri kano ko hasi kanditse ngo log, mbese kano gasaba kugenze kwinjira. Kano ko hasi cyane, nizere kuri kukabona akangaka.
tujyane intambwe ku ntambwe. Aha ndaza amakande kubera nsanzwe nyifite konti, nsanzwe ngenze nyifite. We nubikora ko nawe ufite ntabwo gusa urabona ko ni mu Rwanda, ubona hariho n'ibera ryo mu Rwanda, urimo urabibona neza. Ndaza amakande gutya, negereza akanya gato cyane bambaza hano kuri username mpite nuzuzamo nimero cyangwa mbese amazina bite n'icyo wafunguye, uhita ukanda kuri sign in. None ubwo mbese ukore maze winjire gutya. Aya amategeko n'amabwiriza amafaranga ubwo winjiza mbese urabibona neza cyane. Hano bivuze yuko yo igishoro ni 2020. Noneho uko ugenda amafaranga yiyongera, niko amafaranga winjiza agenze ute agenda yiyongera, ariko igishoro gikeya cyane ni 2020. Urabona ko hano harimo niyo utanze za invitation ubona za bonus, aka message nibyo kari gusobanura ku muntu kubibona neza cyane, nibyo kari gusobanura. Bivuze yuko uko ufite amafaranga menshi niko winjiza amafaranga menshi. Noneho turaza hano kujya tubanze urebe neza urebe amafaranga mfiteho. Ngiye gukora urangire amafaranga mfiteho, ndaza hano ngande kuri menu hano hasi ugafoto kanje. Aha makandi kugira mbanze mwereka amafaranga mfiteho. Aha ndaza makandi ubanze witegereze neza urebe amafaranga mfiteho. None nimara gukora ubone ngo mfite amafaranga ngahe. Urabona ko twahageze, ureba uraza urebe neza, urabona ko hano mfite 0. Hano bagomba ko amafaranga nakore ku munsi, iki ni igishoro hano 2020. Hano ni igishoro 2020 amaze. No hano na amafaranga nakoreye cyangwa amafaranga amaze gukorera. Aha ngaho urabibona neza cyane. Aha none urabona yose hamwe urabona nayo ngaho 33,800. Noneho ikintu uri bugenze ugiye gukora, ugiye gutangira akazi, urabona ko hagiye hariho 0 turagaruka nyuma turebe ngo amaze kugeraho amafaranga ngahe. Noneho turaza dukande aha ngaha kuri team. Aha uraza ugenze uhakande kuri team. Sorry ntabwo ariho nari nshaka, ahubwo uraza uzukande hano. Aha ngaha sorry. Aha uraza ukande hano urahakanda. Aha noneho urakanda gutya utegereze. Noneho hano urabona ko hano hejuru handitse ngo filime today, bivuze ko izi ni filime ugiye gucuruza. Izi ni filime ugiye gucuruza, urabona ko handitse ngo filime today hejuru. Noneho ikintu ugomba kwitondera hano, izi zo hasi zose ni filime, zone zigiye zanditseho ngo back stack, mbese izi zigiye ari filime. Uragiza ugenze ukande hano, ubwo niko akazi kawe k'umunsi ugakora. Uraza ugenze ugakanda hano, uraza ukakanda gutya, ubitegeye gutya. Noneho ukande hano handitse ngo buy, ugenze ukakanda. Bakubwira ngo mbese ubone kano kajambo. Noneho uhituza ukande hano. Aha noneho ugenze ukakande gutya. Aha ukakande gutya, urakora gutya, ego gutya, akora gutya. Noneho uze uselecting mbese hano wakandi ukonfirm. Okay, noneho wongera ugaruka inyuma nanone hahandi. Noneho ko tubigire vuba vuba, kore hano ugende ukoraho uze ko turi kujyana ukore kuri buy, wongere usubire hari inyuma nanone. Arabibona neza cyane, wongere ukonfirm ndi kugira vuba vuba kugira ngo ora akazi vuba cyane. Wongere ngaruke hano nanone vuba mbese ntago byagutwara iminota myinshi, mbese ni iminota ibaye iminota myinshi, iminota 20. Uko nako ndi kubikora vuba. Nongere ngaruke umugaruka usubirayo mbese umva iminota mva. Noneho icyo ufite amafaranga menshi guhera ku 2020 bagutangiza kuri 650. Uko ugenda ujya amafaranga bivuze ko umuntu ufite 50, ufite 50 aba yemewe gukorera 1,100 cya buri munsi. Bivuze ko iyi ni business yizewe 100%. Urabona ko nanjye nyikora, nanjye ndayikora cyane. Noneho urabona yuko ni ibintu byoroshye cyane, nta bintu bigoye cyane. Urabona yuko ndi kujya ngenda harangagaze na confirm, nkongera ngasubira inyuma, nkongera ngagaruka, mbese nkongera ngasubira inyuma gutyo. Iyi business ni gushaka wagase wayikora, unyandikire muri comment, nta kibazo ndagufasha. Iyi video niba muyikeneye nta kibazo ndabafasha, nta kibazo. Wewe cyo ndagusaba ni ugukurikirana iyi video pakirangiye, we ubanze ukande subscribe kugira utazakibona izindi video z'utaha. Turacyakomeje. Urabona ko akazi burani izo nemere ku munsi nizirangira. Urabona yuko ari abarati bambwira ati complete. Hano ndaza gukanda hano bambwire ko mbese complete, mbese bivuze ko zuzuye. Icyo gihe bazagasubiza inda banemere bazagutse saranye. Noneho tuza hara kuri menu, noneho kuri gafoto twabonye amafaranga dusubireho maze turebe ngo amafaranga maze yose hamwe maze kwaga. Ubwo gutya ndabandangije akazi kanjye ku munsi. We niba ushaka kumenya uko iyi business wayifungura, yandikirana hasi muri comment. Iyi ni impano mbahaye nk'abantu bankurikirana cyane umunsi ku munsi. Wowe urabona yuko video zacu zagutse zarangiye, kuko tugukanda bakatubwira ngo I not have mbese bivuze ko garutse yuzuye. Murabibona neza cyane. Urabona ko niza ngakanda hano hahandi n'undi nari gukanda hamwe nari kujya nkanda hano handitse ngo group stack. Urabibona neza cyane hano munsi ya ino foto. Aha urabona neza ni makanda, genda makanda. Urabona yuko uno bitari bwemere. Bivuze yuko izo nemere ku munsi zagutse zarangiye bitewe n'amafaranga mfite. Ubwo bivuze ko ifite amafaranga menshi ugarutse, mbese ugenda ubona twinshi ukageze ugenda ufungwa. Reka dusubira kuri menu turebe ngo tumaze kugenza tu amafaranga amaze kwangana. Ese ko warebye video neza uko nako handi hari 0 turahakanda gutya. Aha kuri menu ku gafoto kacu, none tumara kwakanda tayari urabibona neza yuko amafaranga amaze ku 34,831 n'amazera 2. Urabibona neza cyane. Urabona ko aya niyo nemere kubankorera ku munsi. Ubwo kino ni 1000. Hano urabona mbese nizo mba nemeye gukoresha, urabona yose hamwe amafaranga amaze gukorera yose hamwe. Urabibona neza cyane. Iyi video niba hari ikintu kumari, hari ikintu ushaka ndagufasha, wewe ubyandika hasi muri comment. Mukeneye part 2 ukuri wifungure nabyo ubyandika hano hasi muri comment. Ntarabona comment hano hasi nta kintu uko ndamenya ko muri mwe musanzwe muzifite. Imana bahumugisha ugure muri video z'ubutaha. Urabibona neza cyane. Urabona ko balance 34 igishoro hano handitse total charge 2020 byonyine gusa. Wewe iyi video niba ari ikintu kumariye, ikintu wifuza ko naza gukorera, byandike hano hasi muri ubutaha. Ibisanzwe ni Imana ugure muri video z'ubutaha. Ciao ciao. Ariko